amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabifata nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi tukagendera mu butsinzi. Twongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye, mwebwe mudukunda ku murongo wacu Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe, amen. Hano imbere yacu turi kumwe na Revera Pasiteri watwitabye, waje gukora umurimo w'Imana kuri uyu murongo wacu. Muramukunda cyane, ni umukozi w'Imana, afite ijambo, afite ubuhamya, mbese kugira ngo mubone byampenze cyane, ariko ijoro niryo ryamfashije kugira ngo mbashe kumubona. So ni mukuru arivuga, ngiye kumubaha bibwire, namara kubibwira ababwira Imana. Icyo nzi ni uko abantu bari kure baza bakaza kumwumva kuko afite ijambo yahawe n'Imana kandi muramukunda. Ni ukuri ndababwiye ngo muzajya muhora mumumbaza. Rero muhaye ikaze abibwire. Murakoze cyane aho uherereye hose, tuguhaye ikaze kuza kumva umushyitsi mukuru. Ni karibu, Imana iguhe umugisha Revera mushumba wacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Nitwa Revera Pastor Yaramvunje Dawidi. Amen. Nuko mubibona ni umukozi w'Imana. Uyu munsi twifuje kwifatanya namwe, mwagiye mudushaka igihe ntitwaboneka kubera imirimo myinshi, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko tuboneka, nsi ku bwacu n'imbaraga z'Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. So ndumva twaguha akanya, tuguhaye ikaze ukagabura ibyo Umwami Imana yaguhaye, twatangira tugusengera Imana, ubundi tukaguha akanya gakomeza. Turagushimiye Imana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze, watugiriye neza, izina ryawe nirihimbazwe. Hejuru y'abami ndetse n'abatware hariho Imana ikomeye. Tuguhaye ikaze, duhaye ikaze umukozi wawe. Nyemerera ibyo agiye kuvuga ntaba ari we, havuge wowe, kandi uhaze imitima y'isi yose, kandi buri wese ufite ikibazo cyangwa ufite ishimwe, buri wese aze kwibona mu mwanya we. Twari tukuraritse muri aka kanya keza kugira ngo uze udufashe ntutureke, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Dushuje abantu bose bagiye kumva ubu butumwa bwiza. Nasenze mbwira Uwiteka se Mana ko ngiye kubwira ubwoko bwawe. Ese Mana ni iki ndabwira ubwoko bwawe? Ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ijya ibura uko ibigenza, imereza ijambo. Samweli wa mbere ibice 16, turahera ku murongo wa mbere. Imana iduhane umugisha. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli, kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta, ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda ne ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzansukira amavuta ku nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira, bahinda umushyitsi, baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ni amahoro, ni amahoro. Nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati, ni ukuri uwo
uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye kuko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesaya aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yakoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranyije. Nuko Yesayi amurika Samweli amurikira Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati aba si bo Uwiteka yatoranyije. Samweli abaza Yesayi ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi, ariko araragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati mutumire bamuzane, kuko ntari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe afite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusuke w'amavuta niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka ukajya uza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Imana iduhane umugisha. Amen. Rero nshuti z'Imana, mbere ya byose mbaje gusuhuza umushumba wandeze nakuriye. Tujya dukora ku birenge by'abatambyi. Hari umushumba Ingarama bita Muhayezu Joseph, Imana imuhereze umugisha. Na korali ibitangaza. Ni abakristo nkunda cyane, ari Ingarama muri Gatsibo. Nshuhuje na Revera Pasitoro Nitanga Shafi na korali ayobora hariya Ikayumbi Bumbogo. Imana ibahereze umugisha. Rero nzanye iri jambo rivuga ngo Dawidi atoranywa akaba umwami. Bivuga ngo Dawidi mu mutima we Imana ikimurema yari afite umutima uca bugufi. Ngi kintu iri jambo ndi busengere buri muntu wese yiga guca bugufi imbere y'Imana. Bityo uyu munsi wihangane abantu bagukurikirana bagiye kubwirizwa n'umugabo utageza na metero, ngira ngo niko nabivuga, afite metero na santimetero nkeya. Uko niko Uwiteka yabishatse, ariko uri muri njye arakomeye. Uri muri njye ashoboye byose. Bityo impamvu iri jambo ndikunze, nanjye natoranywe muri murumuna wanjye. Ni muremure, afite ikirere kirekire, mfite bashiki banjye bose ni barebare, ariko ngiye kuba ndeshya gutya Imana ikemera nkaba Revera Pasitoro, kandi bityo nkuriye na protokole ku rwego rw'igihugu no muri komite y'igihugu ndimo. Bivuga iki rero? Imana iyo yaje ijya kumpamagara, suko nari mwiza, suko nari muremure, suko nari umugabo muremure, iyo yitegereje mu mutima. Bityo guca bugufi ndagira ngo mbwire buri muntu wese udukurikirana yiga guca bugufi, kuko ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ushyirwa hejuru azacishwa bugufi. Ni ibintu ngenda mbona cyane. Bityo njyewe mu muhamagaro wanjye nkunda guca bugufi cyane, ku buryo niyo wambwira ati okay fata n'umuye kuburi hano, njye nabikora, kubwo nkunda guca bugufi, nkunda abantu b'Imana kandi nkunda abantu basenga. Njyewe iyo udasenga nta n'iminota 5 twamarana, nta n'isegonda naguha, nta n'umwanya naguha, kuko njye ibihe byanjye biba mu gusenga. Mbwira abantu nkundishe n'abantu gusenga, ijambo gusenga. Uyu Dawidi iwabo babonaga nta kimurimo, nta cyavamo. Uyu Dawidi yari insuzugurwa imbere y'abakuru be. Dawidi nta jambo yagiraga, nta n'agaciro yari afite. Mbese bararebaga bakavuga ati uyu nguyu nta n'icyo azimarira, bahitamo kumushyira mu ishyamba kugira ngo ajye gukurikirana amatungo. Ariko Imana y'imubera gikurikirana. Abantu bamukuyeho amaboko, Imana yo mu ijuru iramwibuka imugirira neza, bamushyira mu ishyamba. Kugira ngo ajye mu ishyamba, nta kindi Imana yari mutwariye mu ishyamba, kwari kugira ngo akigera mu ishyamba yahahuriye n'abashumba baragira, nabo baragira amatungo bagenzi be. Ni no kubera ko Dawidi yari azi gucuranga. Abashumba babibonye nabo barabikunda, baramubwira bati watwigisha gucuranga.
nawe arababwira ati njye se ko mbona muzi gutera amabuye muzi kurasa cyane njye mwabinyigisha namwe nkabigisha gucuranga. Baramubwira bati twabikwigisha. Na Dawidi yiga kuvuza uriya muhumetso aricyo cyatumye ahitana Goliyati. Nabo wabigisha gucuranga. Bityo rero buriya Bibiliya ivuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryabaye insanganyarukuta. Dukomeje tugasoma Bibiliya ku rugamba rukomeye uriya Goliyati amereye n'Abisiraheli. Dawidi kubw'imbaraga kubwo kuba mu ishyamba kwitoza wa muhumetso nicyo cyatumye ahangara Goliyati. Bivuze iki? Kandi agemuriye bakuru be ku rugamba akihagera baramoje uje gukora iki? Ati nari mbagemuriye data yarambwiye ngo nze kubareba uko mumeze. Arangije abona Goliyati arimo arikangata avuga ngo nimutoranye umuntu umwe mumuzane mpangane nawe, nantsinda turajya tububaha, namwe nanjye nimutsinda muzajya mutwubaha. Dawidi yitegereza Goliyati, aramwitegereza abona nta kiri muri we, aravuga ngo wowe none amagaze mu butware bw'Imana, ndagira ngo mbwire abantu bahagarare mu mbaraga z'ijuru bagire kwizera, bahagarare muri iri jambo nk'uko Dawidi yahagaze mu ijambo. Ndagira ngo mabwire aka kanya mugire ibintu musuzugura, wikangwa n'abarozi bari kukoroga, wikangwa n'ayo madeni, wikangwa n'ubwo bukode, kuko Imana yo mu ijuru. Gira ibyo isuzugura aka kanya, gira ibyo isuzugura. Amen. Nigeze ndi ahantu nakoraga akazi k'izamu, noneho umunsi umwe haza kuba akabazo. Noneho akabazo kabaye hari umugabo yari akomeye ndetse ari na muremure. Noneho baramubwira bati wa undi wita wa muzamu ereri yabayeho yabigizemo uruhare. Yagije madamu ahamagara umugabo we yari akomeye. Umugabo araza arampamagara kuri telefone ngo wanyemerera ngo ukansanga ahangaha. Nanjye ndamubwira se njyewe wanyemerera ukansanga hondi njye nta uraka kanya sinshoboye kukwitaba, ahubwo wowe wanyemerera ukanyitaba. Iyo duhagaze mu butware bw'Imana turategeka. Umugabo ngo ngure umuntu cyo wakumbwira gutyo nari ntaranakizwa, ariko numvaga ijwi ry'Imana.